yitwa Bruce Melody. Ni nyuma yaho amaze gupostinga amwe mu video twavuga nkaho yibasira umuhanzi The Ben ndetse na manager we nyine uyu Muyoboke Alex, aho uyu Bruce Melody yapostinze video yandika ati Rugwiro na Mugwaneza. Ni video ya The Ben yapostinzeho ubwo The Ben ari kuri stage yarangiza ubundi akanyerera ubundi akikubita hasi. Uyu Muyoboke nawe yapostinze rero video ye ubwo bari muri press conference ya The New Groove. Ni igitaramo rero cya The Ben cyari kigiye kuba, ubwo uyu Muyoboke rero ari kuzamuka kuri stage ubundi abasha kunyerera yikubita hasi. Ibi Bruce Melody yapostinze kuri Instagram ye, aho rero bamwe mu bakunzi be ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange bamusamiye hejuru ubundi baramwibasira cyane, ndetse bamwe rero bagiye banabigaruka bavuga ko uyu Bruce Melody cyangwa se nyine uyu muhanzi Bruce Melody ari kwibasira nyine iri tsinda nyuma yaho uwitwa Coach Gaël rero amaze gufata umwanzuro wo gusanga The Ben, aho rero mu nyuma y'igitaramo bagiranye ibihe byiza cyangwa se kwinegura, aho kusanga umuhanzi Bruce Melody yasanze umuhanzi The Ben nyine adasanzwe arebera inyungu, ndetse uyu Bruce Melody bikaba byaramuteye uburakari bwinshi ubundi akandika kuri poste cyangwa se kwashyirwa amasaha 28, no kuvuga nyine kuri story ye yandika ati koca nawe akeneye koca. Biravugwa rero kandi bikanahamirizwa n'uyu Bruce Melody ko yaba yamaze gutandukana n'uyu Coach Gaël. Coach Gaël nawe rero ari mu marembo yo gukomanga kwa The Ben, ndetse biritezwe yuko uyu Coach Gaël yaba agiye gufatanya na Muyoboke Alex kumanaginga uyu muhanzi The Ben. Bruce Melody muri bio ye yakuyemo ibikorwa byo yafatikanyije n'uyu mukire uzwi nka Coach Gaël, by'umwihariko Kigali Universe ndetse n'ibindi byose nyine bari bafatikanyije cyangwa se n'ibyo yarasanzwe yamamariza, dore ko uyu Bruce Melody nyine nyuma ya postinze nayo magambo avuga ati umukoca nawe akeneye koca, nyine no kuvuga ko nyine uyu Coach Gaël yaba ari mu nzira rero yo kwerekeza ahandi ubundi akarekura uyu Bruce Melody. Bruce Melody rero ari kuvugwa rero ko yaba agiye gutangira urugendo rwe wenyine, hakibazwa rero niba The Ben yaba agiye kubona management irenze ko yari afite. Byose turakomeza kubibagezaho gatanu kandi gusa niba turakanda subscribe nagusaba kuyikanda kugira ngo byose byiza biranabye kugira gatanu kuri gatanu.